ariko wenda ntabwo twashoboye kwitilizinga chances zacu twabonye muri mita ya mbere. Hanyuma navuga ko byaje kuba bibi cyane dutsindwa igitego, nano igitego nabwo ko twarangayemo gatoya. Urebye igitego twatsinzwe 9 gusa cyo twatsinzwe kuri Kenya, so ngira ngo turacyafitemo weakness cyane mu kudefanda imipira cyari imbere y'izamu. So ngira ngo aho ngaho niho twatakarije umukino, nubwo wenda ku bakinnyi tutaratakaza, tugifite icyizere ko dushobora kuva inyuma tukishora neza tukanatsinda. Twagerageje gukora impinduka zitandukanye muri second half kugira ngo tuzanemo amaraso mashya n'izindi mbaraga, birumvikana kuko match yagendaga akomeza kuzamura urwego. Ariko nkuko mwayibonye, Uganda ntabwo yari equipe yoroshye, ntabwo yari equipe yaje gutembera. Ngira ngo ijambo nyamukuru navuga nuko turabaye ko tutakaje umukino, twifuza gutsinda Uganda. Ngira ngo byari ko ari ibyishimo cyane, ariko ntabwo bidukundiye. Ngira ngo wenda umukinnyi York ntabwo yareponze neza uko twabyifuzaga. Wenda match wako yabaye nini cyane kuri we. Ngira ngo twakomeje kumuha chance, twakomeje kumusunika kugira ngo tumumotive, tumwinjize mu mukino de plus, ariko byabaye ngombwa ko twinjizamo Jaber aho yaziye. Ngira ngo yaduhaye tempo, yaduhaye ritme nziza, tugerageza nanone gukina dusatira, dukina twihuta. Nyuma kubijyanye n'impinduka kuri match ikurikiraho, sesuri bigomba kubamo kubera ko nka Ombolenga we ntabwo tuzanamukoresha kuko yavunitse, ntabwo iminsi 2 dufite yaba yakize imvune ye. So urumva ko ko byagenda kose impinduka zizaba zirimo, ngo natari nyinshi cyane, ariko umuntu yakwitega impinduka ko zizaba zirimo. Intego yacu mu by'ukuri twarabivuze na mbere hose, ngira ngo twari kugira ngo tuve muri itsinda turimo, then tujye muri final phase ya playoffs. Ariko ntabwo wenda intego zacu zari kujya mu gikombe cy'isi nk'uko byitwa, ariko urumva wiha intego ariko short term, then ukagenda ugera kuri long term. So twihaye intego ngufi yako byibuze twava muri iri tsinda, hanyuma then twarivamo tukabona kureba then indi picture nini. Ariko akazi karacyahari, ngira ngo turacyafite akazi gakomeye cyane. Ahubwo ko watangiriye aho ngaho nuko wari ko watangiriye, kuko biragaragara ko wazengurutse ariko ari shaka. So ngira ngo ni ikibazo cyiza, ni concern. So ngira ngo ntabwo bimeze neza nibyo, ariko ku ruhare rwanjye ku giti cyanjye nta kintu kimwe nishinja, kuko abakinnyi dufite nibo duhamagara, abakinnyi dufite nibo dukoresha. Ntabwo nakubwira ko hari umukinnyi uri exceptionnel twasize hanze. Tugerageza gukora amarotation atandukanye, duha chance abandi bakinnyi kugira ngo tugire equipe mu by'ukuri ifite igihe kiri imbere kirekire. Ariko iby'ikibuga utegura ibyawe, ariko n'abandi babategura ibyabo. Gusa icyo navuga cyo turatsinzwe, turababaye, ariko icyo nakubwira kindi ntabwo mfite ubwoba na butoya bwo kubona wenda nava mu kazi. Ariko kwegura byo sinzi impamvu nakwegura, kuko ntabwo biri mu masezerano yanjye. Biragoye guforma generation nshyashya mu ahantu kandi usabwa umusaruro, biragoye cyane kugira ngo ibyo bintu byombi ujyanirane. Ariko iyo ufite projet, iyo ufite wenda igihe kinini mu kazi, uvuga ko usabwa ibi n'ibi mu gihe runaka, icyo gihe ushobora kwiha target, ushobora kwiha inshingano, ukavuga ngo ubu ngubu ngiye gufata generation nshyashya completely, kubera ko ubizi ko uzabigeraho mu gihe runaka. Ariko kubivanga muri aka kanya gatoya biba bigoye. Turashaka umusaruro, turashaka generation nshyashya. So iyo mixture y'aho ngaho y'ako kanya na pressure ibiri hanze y'abafana, umusaruro birumvikana abafana ntabwo bakeneye kumva ibyo ngibyo ngo uri murazana generation. Gusa icyo nababwira cyo ntabwo dufite abakinnyi benshi bakuze, n'abarimo basigayemo ngira ngo ni ukugira ngo bafashe bagenzi babo bagende babintroduce, babaye experience, kuko ntabwo turabona beza kurusha abo dufite, abo ngabo twita wenda ko bakuze. Ariko with time turabona amaraso mashya y'abakinnyi bagenda baza, ariko nabo bakeneye igihe. Ntabwo twabaturaho ibyo twifuza aka kanya ngo bahita babibona. Niyo twabashyiramo still tuzatsindwa, nidutsindwa nanone blame izaza kumutoza. So igihe cyose ntibari uko bimeze, birasaba ko gusa tumenye icyo dushaka natwe, ariko tubanza tukamenya ngo turi bande, dufite iki, turashaka iki. So ngira ngo naho ngaho